nese ko mugiye kugira inamba umva reka mugira mukobwa kamerama kamerama vano kamera mvuga ahubwo reka mbahuze nimero yaragombaga kuyimugurisha ntabwo nitwe bizagera kuri kano kanya n'igiki cyabaye kugira ngo we nka Tesi ufate gahunda yo kuvuga ngo reka mamagare Eric mujyane ngiye kijambo nshikiza ndibera kamera agira ngo mushikirize uwe yateye inda babiganireho. Okay, ni kihe gitekerezo ni kihe kintu cyaguhaye motivation yo kubikora? Kubera ko umukobwa yagiye muri leta. Baragukomforta se? Baritabye. Ubu waduhuje ni kimwe no kuba bitarakemuka n'iki. Wasanze ari isugi. Isugi muri kino gihugu iracyaba. Wasanze ari isugi. Hakwindaga ari isugi rwose sinzi ahubwo. Wasanze ari iki? Uyu se? Wari isugi nawe bisubiremo. Wari isugi se? Barandongoye bantera inda ndatwita inda y'ibyumweru 2 warararanye ijoro ryose uranavyemera ko mwakoreye ukorera twakoreye n'abandi mbarira ukoresha agakingirizo nge byarananiye noneho niko kazi kawe no kuwaje oya kuzugi cungo ujye waza kimwe nuko nawe nasanze bikora cyane ujye waza naherekayemo munyumvira mukobwa ntagutikura muri kunyibwirisha ibintu nagukubita bizasubira bizagaruka hano imbere ya kamera iyo ndakayikuramo wewe mutazagwana yemfasha mbanze nkwereka ibyo byose murimo muri ubu nagubiturushe Ejo WhatsApp choboy mundo general special no private nyitana mu rugamo itagati katetswe imana gadani rwamo yagameti samitisi original nkuko twabyemeye ikirenge ku muriro nta gukura reka ngushimire wowe dahumeka kureba ibintu byacu bya buri munsi kuri Kigali 250 niba warakoze subscribe uro wagaciro ntangire niba utanayikora nabwo yikore unabashe gufata ibiganiro byacu bisharinge abantu bose bakugira ngo bajye babona ibintu byacu 5 uri mu Burundi muri Amerika ndetse n'andi hose ndabakunda cyane by'umwihariko abantu biwacu bene bacu babyeyi banje i Burundi Imana ikomeze bazigama Imana ikomeze ibabane neza aho muri hose isa amagingo ndi kumwe n'abatumirwa batatu ndakeka mu bantu mumaze iminsi muri gukurikirana ku Kigali 250 turabazi tubyinshi tubaziho mubazi kano kanya ndakeka umuntu ufite amasika Tese noneho byagenze gute umuhungu yaremeye kwakira umukobwa yemeye kwana nawe kumuko nabona bose ubwo nanjye nahamagawe umukobwa yahamagaye uwo twabonaga ariko arashitinga undi mugenzi we yahamagara ambwa ati imizu kuno kugiyeyo noneho ngiye kuza shiraho kamera kenze nsobanure gemve mu cyaka ko ndabona byanga byakunda ko bishobora kumbana ibibazo reka ntangire mbaha ikaze kuri Kigali 250 urawe ikaze umukobwa wacu ayanga kwitwa Tese agerageza kongera akajwi ndi kubona sound eri danje kirere Tese amakuru yawe turagoye ikaze nawe umusore wacu urakoze cyane ari nundi hepfo nawe reka tumusohoze ya Tese wamamagaye urambwira ngo jewe ndiziye shaka dukwana ikiganiro mfise n'abantu shaka gukorana nabo ntago nanize ngo nabangaba nanjye niye mpamvu wahisemo kuvuga ati gereka ndamwizanire no musore ku bintu byabaye n'ibiki nje nashakaga kuzana no musore umukobwa abone ko nta mutima mubi atazanagira ngo nari ndi kumugurisha umusore yari yavuze ati tujye muri show numva ari ibintu bisanzwe nta nubwo amafaranga yamaye yari kugurisha umukobwa ubutaha ntaguciriyemo konzi ko nabahuje nagumbere n'unkuza no mukoko nzi ko byabaye bibi cyane uramutukura mushinduza uragira ibiki n'ibiki ngo ni igicucu ari ubizanemo polisi yabizanye muri leta kandi ngiye kara ntabwo nakwita karakazi kuko ntabwo namugurishije nawe n'umuntu mukuru sina namushutse ngiye namubwiye ngo tujye muri show bisanzwe abahungu nabo bari banu baby ngiye n'amafaranga n'umuhungu yamaye ntagara yo yuko nagurishije umukobwa wapi nyine ni nko kungurira agafanta kambwa none se naguciriyemwo we twigeze kubona ikiganiro wowe amagambo wavuze yose waramwise igicucu mwitwa ibiki unavuga ko ku mafaranga nta kintu kimutakora amajambo turafise abantu babonye ikiganiro barayumvise kano kanje ijuru umwana mwiza ngo ibiki n'ibiki gute se nta kintu natakora ariko ntabwo we namugurishije kuko ntabwo twari twumvikanye ngo tujye mu biciro tuvuge niba ngiye kumugurisha twari twavuganye bambwira ati ngiye nizanira baby tuzane dukoresho tugenda tugiye muri show rero ngenda amusiga ndataha byakurikiranye amasiga ko wari wavuze wanze gutanga nimero ngo paka guhaye amafaranga ni gute se uvuga ko uriko uravuga ko utagurisha kandi na nimero warayigurishije numvisha atangiye kubizana muri leta niyo mpamvu nahise mvuga ati ahubwo reka mbahuze
nimero ye nagombaga kuyimugurisha ntabwo nari ko bizagera kure. Kano kanya n'igiki cyabaye kugira ngo we nka Tesi ufate gahunda yo kuvuga ngo reka mamagare Eric mujyane ngiye kijambo nshikiza n'imbere kamera agira ngo mushyikirize uwo yateye inda babiganireho. Okay, ni kihe gitekerezo ni kihe kintu cyaguhaye motivation yo kubikora? Kubera ko umukobwa yagiye muri leta. Baragukomforte se? Waritabye? Naritabye. Byagenze gute? Ni birebire. Oya wadusobanura kubera ko toranga ati ukwitangaza makuru. Umukobwa yagiye kurega ibiki n'ibiki ngene numvisha ko ari bubinzanemo kandi ngiye bira ntago nabyita akazi ko ntago ari ikiraka nari nahawe. Byari ibintu biri aho ngaho. Ndavuga ati reka nzabahuze babiganireho none umuhungu n'umukobwa yari kumuhamagara nanamwitabe akanayibroka. Ndavuga ati kuko ari ngiye yitaba none mbahuze bavuganye. Kutahisemo ko wajyana nk'ahantu wenda nk'ukabare ukabicarika ukabaganirizaho ukabahurizaho cyangwa se n'andi hantu handi runaka? Aho byabereye bwa mbere naho bigomba kubera. Aha niho byabereye se ubundi utabeshe? Oya byabereye muri show zaje. Mujya kuzana ibyo mu matiku yanyu. Mujya ajya kuregazana mu leta nahanga byabereye ntabwo byabereye aho twari twagiye rero niho bigomba no kurangirira abakigura. Eric Tesi yaguhamaga kugira ngo ikimu kugira ngo wakuzane wenda ahangaha kandi ukaza nta kibazo ufise kandi tuzi ko aho duheruka kuganira nawe witwaye ukuntu tutari dutekereza ko wakwitwara. Ahubwo Tesi yamamagaye ambwira ngo duhure ahubwo binangaje no kugira amasange no musista. Ibiranunguye. Biragutunguye cyane. Tesi yaguhora ngo duhure wabwira ko muhuye mugiye ko mugiye ngo tuganire biraba bisanzwe nyine tu. Ntago yarigeze guhamagara Tesi avuga ati buriya cyagihe dukora za show wa mukobwa nakuzaniye byarangiye atwite ibintu byabaye intambara iki n'ibiki mbere kugira ngo wenda bize gutangaza amakuru. Tesi nta namwe arigera bikubwira? Wapi nta kintu arambwira. No kuzangamo wagize nta kimwe yakubwiye? Nta kintu turaganira kirenze wenda araza kubimbwira sinzi nimba ari byananumirijeho ako ngiye biranunguye kwa masanze uyu mukobwa. Sister kamera agerageza kwerekana umukobwa wacu uri hepfo ndi kubona arababaye cyane we nta n'ibyishimo agira simbizi. Sister kugira ninde muntu wakugira inama yo kuvuga ngo reka ngiye muri bucese muri leta gutanga ibirego ko ndiko nano bantu wenda bariko baramfata nabi? Urabona dukora ikiganiro bwa mbere baby Tesi yaje ncitinga byatari buryo cyancitinga cyane kubera ko wabonye ko yagaragaje ko nimero yingurishije nubwo byaje gusoza amafaranga ntayamuhaye nyine ariko byagaragaye nkaho yayingurishije. Niyo mpamvu nahise mvuga uti kubera ko record twari twazifashe avuga uti nanjye reka ngiye noneho nabihakana tuzitabaza ikiganiro. Muzitabaza ikiganiro. Wagiye ugiye kurega Tesi cyangwa ugiye kurega Eric? Nagiye ngiye kurega umukobwa. Kubera iki se wareze umukobwa atera guteye onda? Impamvu mvuga ukuntu byagenze aza bwa mbere yarancitinze pe cyane arancitinga nyine nanjye birambabaza. Yego niyo mpamvu nahise mfata umwanzuro. Tesi wamureze nk'umuntu waguteje inda cyangwa wamureze nk'umuntu wagututse? Namureze nk'umuntu wangurisha ubwo yaranabyemeye yashakaga amafaranga. Aza kongera akajweho gake. Tesi gute amaze kurega nk'umuntu wamugurishije Eric wamuzanyemo gute? Eric ngiye ntabwo twari twumvikanye ko ngiye kumugurisha navuze ko njyanye umwana nyine tugiye gukora show rero ibyo kumugurisha nta byari birimo ngiye mbwiye ukuntu namugurishije mbizi neza ko natanamugurisha n'amafaranga bamaye ntacyo yamariye avuga ati reka mbahuze noneho n'uwamuteye inda babyimenyera nkure mu matiku yawe. Kano kanya se urahakana ko utamugurishije kandi warabyemeje ko wari ugiye gukora amafaranga? Ngiye amafaranga yamaye se nawe Eric mwamubaza. Eric ajya akuzana n'umukobwa wamuha amafaranga ye gucanke oya? Narayamuhaye. None se wayamaye arayo kugurisha? Oya ntago arayo kugurisha ngiye nayamuhaye ari nka fanta cyangwa agatike nyine kamugeza mu rugo nyine to. Agatike kamugeza mu rugo? Iyo tike ni nk'aya matike yo mwino minsi ugira gucyo umukobwa kugira ngo bebe mushaka unsura ngo agatike ngo ka senkane kandi ahantu nayo ugene moto ni igihumbi akagusaba agatike ka senkane nawe nk'izo tike mo. Ubiste ko ngenda kuri moto wasanga mamagaza na cab. Moto yigiyeho ntago byakunda undi mwabageze n'ibiki. Ni cab yamaye ya cab. Eric we ngurashinjwa kuba watanze amafaranga kugira ngo agome umuntu wamuguze uyu nawe yagurishije umuntu. Ivyo bintu urabona ko uyu nguyu nakomeza icyo kirego bitazabana ibibazo? Bizaba ikibazo ngiye amafaranga uyu namuhaye yari itiki ntago arayo kumugurisha cyangwa ngo yamaye ngo ari kumugurisha wapi. Amafaranga namuhaye na itiki gusa amusubiza mu rugo. Ese ayo mafaranga y'itiki wahaye n'uyu waramuhaye nkayo wahaye uyu se ngira amafaranga namuhaye kute se umva kuyitiki umuntu umwe
undi n'umwe Njyewe kandi tuziranye. bose nese uyu nguyu yaje n'amaguru uyu se uyu twarahuriye ntabwo nzi uko yaje niko yasubiyeyo yavuze ko uyu nguyu wamuhaye amafaranga y'agatike tujye dusobanura ibintu ntituze kugira ahantu tubesha abantu yaguhaye wamuhaye amafaranga y'agatike kugira ngo akuzanire uyu nguyu kandi yabikoze yaramukuzaniye gute sumva ko utaruzi ko agomba kuhaza uyu nguyu se uyu nguyu wabonye muhahurira kandi ari wamuhaye amafaranga uyu nguyu nawe y'agatike nkunzanire undi mukobwa oya yamaye nyuma yaguhaye nyuma oya njye namuhaye ngo wagire neza wanzaniye umukobwa oya njye nambwira ati njye ndashaka gutaha mereza tiketi atambwira ati akira aya ngaya utegemo unanywa agafanta aho duherukana mu kiganiro wowe waradusobanura tubwira ngo jye bamuhaye amafaranga kandi ku mafaranga nta kintu na kimwe ntakora iryo jambo riracyasubiramo kugira ngo mbazanire umwana nyine baza wumva ko dushaka mu ruci tubwira ngo bayaguhaye nyuma kandi twakoye ikiganiro tubwira ngo jye bamuhaye amafaranga mbere yo kujya muri iyo pati bambwira ngo mbazanire undi mwana none se nari kugenda bwo n'amaguru bamereje itike ya mbere bamereza n'insubiza najanye rero ko muracujije kuri tese uri gushaka kuva mu ikosa ariko udasobanura neza ibintu oya njye namuhaye itike mu kuza yikoresheje itike yiwe sibyo wenda n'uyu banza yaramutegeye sinzi yaye amafaranga namuhaye ni itike imusubizayo gusa iyindi ntago mbizi ukuntu byagenze tese urashaka gukora ikiyo kano kanya kugira ngo wenda bino bintu ubone ko byakuvaho mbahuze bivuganire ajya reka kunshyiraho icyaha ngo njyewe ngo ni njyewe wamushutse ntacyo nagushutsemo ntabahuje n'uwaguteye inda iyo umuhamagara nari kugufata noneho we mwivuganire kuko narayiguteye none urabihakanye kimeruka twararyamanye gusa ntabwo twateranye amata nese urabihakanye wenda n'ubundi acyabihakana kuko ntabwo ari byo ndabizi neza ko ari byo nese biki ko usibye ko byahise bigenda ukuntu ko wabyemerera no kumufasha biragira ubivuyemo wasubiye n'ubundi kwihakana naje gutekereza nsanga ibyo nakoze sibyo ibyo wakoze sibyo sister ko wagiye kuritanga ibirego ngo uri kuri gatesi birarangira ko ikirego cyamaze kujya muri boko cyo cyagiyeyo kiravuye gute icyo kirego kandi tesi yashatse kugushira ibintu byawe ku murongo tesi akora iki tesi uramusaba imbabazi kugira ngo agende agihagarike cya kirego cyangwa gikomeza kuko ibyo namukoreye nakimukoreye sinaguje n'uwo washakaga waduhuje ariko ntabwo birakemuka ntabwo birakemuka none se niyo rero bakemurira kuba waduhuje ni kimwe no kuba bitarakemuka n'ikindi wasanze ari isugi isugi muri kino gihugu iracyaba wasanze ari isugi hakuye ntabwo ari isugi rwose sinzi ahubwo wasanze ari iki uyu se wari isugi nawe bisubiremo wari isugi se wariyo ibyo bijute ibyo sugi n'ibindi bihuriye jewe ikibazo mfise ni ikibazo birangiye ibyo kuvuga ngo amasugi ibyo ndumva ntaho bihuriye mu murenge mu kibazo cyanyu ntabwo cyari cyakuvura rero reka nkwibarize kiramvaho wambwiye ko twahuye wasinze hariya mu kirori harimo abahungu benshi ntabwo ushoboka ko twaba twarahuye ugahura n'abandi ukaba utabizi kandi uwanywaga fanta yarambwiye uwo nyawe wanywaga fanta none si yanywaga fanta yigeze anywa inzoga se nuyo nkofanta byanyabyo tesi kwaro kwijijisha no wenda sanzwe nk'inzoga ubwo ko naguteye inda yari karajijisha nk'aga fanta waje avuga ko ari ku miti nyine ako nge ntago mbihamya kuko ninjye wabikoze ntago nzi ko naguteye inda waye yabonye tujya mu cyumba ntago azi nimba twararyamanye none se eri ko wari wabyemeye ngo ukomeye no kumufasha cyagi oye igituma nabiretse uwo tumaranye ibyumweru 2 mu nzu ntago aratwise ese muracyabana b'umukobwa shwida yarancitse kanza yigaje mujama nawe rero yaje kwimfizi ya seresi iko babyita mu kirundi ubu ngo abagore bangahe bose ndikwibaza abagore 2 je ikibazo mfise noneho nicyo kibazo cya tese bamaze kumushira mu birego kandi hari ahantu kugira ngo kirego cyagezo kiveyo biragorana cyane tese bagerageza uburyo umusaba imbabazi ngo kugira ngo agende nako sangira namukoreye uracyakomeje se ubu se nakomeza kujya kukurega ntabwo bazagufunga ntacyo bazangira kuko ntabwo namugurishije kandi warabivuze tubivuze dufite ikiganiro cyaragiye hanze ntabwo nakugurishije cyabanje warabivuze n'iki ni cya kabiri ndi kubivugiramo ntabwo bwari kodi zarafashwe n'izi ngizi ziri gufatwa yego ntacyo ngo nakugurishije ngewe kuko ntabwo twari twumvikanye n'abangaba ngo mbabwire amafaranga ndi bugutangire mwebwe mwumvikane we na icyambere cyo ugomba kumenya ntabwo yakugurishije ntabwo nakugurishije ngo yaranabisubira Eric ibintu uko murabona ntabwo byumvikana tese y'ikiganiro twakoranye ntabwo yarazi ko uyu mukobwa ahari mwanze unyumve tese namuzanye turaganira ndamuhesha ko turi babiri mu kiganiro je nawe aransobanurira uburyo uwo mukobwa
yamutanze bamuha amafaranga kandi ku mafaranga ntacyo kimwe atakora amajambo ye yivugiye kano kandi nimukenera kuza kubihindukiza muhindukize n'ibyo mwavuze kandi noneho biri no kuri YouTube murabihindukiza gute byobyo nimukenera kuba ngo ntago mwabivuze ngo mwaganira ikiganiro avuga kuba azana n'umukobwa namuhaye amafaranga yaravyivugiye ku giti cyiwe aranamutukana ariko yamaga amafaranga y'itike nuko mugambajije ari amafaranga yarayitike cyane ngo mubimba ariko ari amafaranga navuze ko bamaye amafaranga ariko ntabwo yavuze ko ntabwo navuga ati ntabwo nanababwiye ati bamaye yangaye ngo nuko nakugurishije ngo uzagende mukora ibyo mukora wapi navuze ko bamaye amafaranga utambaje ngo nayo kibaguhaye ibitutse wara mutuse byo uravyibuka wabisubiramo tukumva ko byanga byakunda umuntu utamugurishije amajambo wamubwiye ni ikigori cyo byonyine byo wavuze kandi uriko nabivuga nabisekashaho none se si byari byo impamvu wenda yaba aramwise n'ikigoryi nabonaga ari cyo ni gute aryamana n'umuhungu atikingiye ari mana ari nabwo bwa mbere bahuye kiwe nari nasinze wowe yari muzima se so nkwa gafanta mwa njye se nanywa gafanta cyane uwo nkwa gafanta okay nanywa gafanta yugo yanywa we yaje akafanta bwa mbere nyuma rero yagiye gusukamo konyagi wayisukagamo mu biki yaravangavanze nicyo kintu cyakwishije none se kuki wowe Eric wowe waje kumenya ko kuko buri mbere ya byose kuko yigeze kuguhamagara gusobanura mu kupana mu broker yaba n'uyu nguyu yaramuhamagaye nawe aramubroka aramukupa kuki ivyo mwabikoze hagati yanyu ntago mwabanje kwigana bundi we na Tesa oya kuki se mwabikoze mpamvu nge nabikoze kumubroka yamamagaraga kenshi akanesha umutwe ndi mu kazi ibintu byinshi ndi kumwe na madamu navatire kugira ngo ansenyere nubwo wenda rwasenyutse atari urusenye ndamuboroka atumwaza wo kumuboroka hamatesi nawe ko yari inshuti yiwe babiganye umutwe nago ngiye nkunda abantu bamamagara cyane umuntu mbere yo kumamagara abagomba kubanza akanyuriza message nkamwemerera we rero yarakubukaga akamamagara namufata aho kugira ngo ambwire neza akambwira ari mu marira menshi simwumva kandi mbere ibyo bintu bitaraba mu mwaraganira neza mwajyana mu disho mu kindi biki ariko ibyo nimaze ko amaze kugira ngo ahantu wanwaye bahanereye wese wumva kari karakugora mu kuguhamagara yarankoraga mbere iyo yamamagaraga twaravuganaga neza akambwira atari kurira ariko nyuma ye yarambwira ayikundirira ngende nyina no uracyakomeje kumubroka none uracyari broke yego kwanza kigaye tufite nago byose ndaza kukubrokora ikibazo cyanyu nigikemuka nigiye kintu wewe wakisabira Eric umva ushaka ku mutima wawe canke se natabe nibitakunda niwe mwanzuro ufise ikintu ngiye namusaba nabizwe yari yemeye ko yamfasha ariko nyuma yaje kuyinduka arabyanga yego n'ikintu namufasha namusaba yanyemerera kugira ngo abantu bashe kubona kuko nubundi ahantu ndi ndacyari kwa kundi nyine ndaho ndi inzererezi yambwira ukuntu twabikora wenda nawe akamfasha noneho niba byemera byanyabyo icyo ngiye ndi kumwisabira Eric ngira gusaba abafasha se mukabana ibintu ariko kumbwira nago ndi kubyumva kuko nge nago namuteye uracyamanye gusa sone batinde batajyamanye atinde bahagaze oya bashaka mwicarane kugira ngo byo biri kwamutenda mutajyamanye oya nago bivuze ko wenda gutera inda umuntu wese mwaryamanye nago umutera inda uko bigiye kugenda gutyo umuntu wese muryamanye ntabwo abana bazabona ahantu bashyira ubu se n'icyaha nikiguhama nikiguhama uzabyajya gute wanze kubyemera bikiri by'icyoroshe najye muri leta pe n'ikimama bazankorera ibyo bashaka Yeregera ko ibyo avuga nibyo na Diana amaze y'ibyumweru 2 ni yatwise uyu nguyu wagiye umunsi umwe ni gute yahise atwita ni gute wahise utwita ariko mwebwe ntimushobora no kubyumva ngiye tujyayo haburaga iminsi 3 ngo njye mu mihango si ibintu byumvikana noneho nyuma yaho twarabikoze bize kurangira ya mihango nyibuze haburaga iminsi 3 ujye mu mihango ese wategereje ukundi kwezi ko nakirarenga ari gihe imihango itaza kari gihe imihango itaza byaragaragaye ko byagaragariye nese muri farumasi se abatest umuntu yakazateste zirabeshya urabizi neza ko zibeshya uzasubire bwa kabiri urebe ko utari mutara narabikoze ndatwita ahubwo nubu wasanga wayigiye tese ibintu byose ikibazo ni bo babiteje naga ni yateje ikibazo ni wateje ibibazo jewe naramujyanye bisa kuko n'ubwa mbere n'undi twajyanaga mu masho kuko mu masho ya mbere atatwitiyemo tese nta kibazo uyu nguyu yagombye kumugiraho sibyo bamwigeho nose ari nkaho ibazo ari nkaho ibintu byabayeho ukaba uri kurabona abantu ko baragusekera ngo ndacyafite uratwita no kwihakana ndacyafite ubwenge uyu nguyu urakibemeza ko uyu nguyu ari igicucu
njye ndacyafite ubwenge ndacyatekereza niyo nasinda nywa mu rugero njye nkoresha kondomu. Ese kuki utagira mugenzi wawe ajya ayikoresha? ese Eric nawe aracyabona kandi ari wabikoze nese niwe umukobwa ari utajya muri onapu. Wazagiye muri onapu Eric kamwibariza uko hatagira mugenzi we inama agayambara umukobwa niwe yambara ajya bwira ujye kumugura we ajya ayikoresha we hari n'iz'abagore zirahari hari na kondomu z'abagore wayikoresha na rimwe y'abagore iz'abagore ntabwo ndayikoresha ariko umukobwa ubwo hari umukobwa mwahura ayambaye kina niyo ndabona hari umukobwa mwahura ayambaye ntabwo twe twahura ariko buriya zirahari arabizi. oya wireka kumwe mureke kubisekera ngo ngo bakabigasekwa nk'akeza umukobwa arabaye oya birasekeje kuko ibintu ari kumbwira urumva birasekeje ese kubuye uko muraseka ubona atari guseka mwumva mwishimye na waseke aseke nicyo gisekeje oya birasekeje turi kumuseka oya birasekeje bitewe no kwinibinebe ari kujyama bigoranye ari kujya bigoranye tesi bana we wagerageza uje n'ibintu bicuza kare wabiteje kwinginga Eric aya ari umukobwa w'ikireze mwewe uyu mukobwa ni umurezi ntago byakabaye byiza ko umuntu mwamukuriye ikosa araraguza kujya biri kugorana araraguza se nawe wabagira ntawanyugira wavuye iwanyu kandi ibyo bintu najya uri hehe ubusa nk'umuntu nakumyabeho nka mayibobo kandi we Eric twumvikane uba mayibobo niho wabyiteye komeza ube mayibobo twumvikane ese uyu muntu wamukorera iki bino bintu agiye kubaregana yebwe bizabana ibibazo oya nagende ngiye muhaye uburenganzira oya ntabwo ndagenda kabisa kandi n'ubundi ntabitangiye kandi eri uzanyitaza urega uyu nguyu uzamuhamagara umbwira ngo byarakomeye uzamuhamagara umbwira ngo byarakomeye ngo byabino ya nama wongera yo kubyemera niyo oya ntabwo nzigera nicuza ngewe sinzigera nicuza habe na gato rahira tese ibi bintu biko rateza wowe urabona ntabwo uzicuza ntabwo nzicuza ngewe namukoreye icyo yashakaga namuhuje n'uwabeshyira ko yamuteye inda ikibazo ni kimwe n'ubwo wamuhuje ariko kumufata nabi kandi mufate neza wabiteje byose ese uracyamutuka ukaba damusaba imbabazi ko waremeje ko wamukucuruje kandi ibyo ntabwo byara kubabaza nawe umaze kumenya ko wahuye n'ikibazo umuntu watumye ahantu mujyana ukubwira ati byagenze ukuntu ukihangana akakubwira ko yagucuje uri n'ikigo uri n'icyagutuka nabwo bwabo byakubabaza yanakugira n'ababashije kubishobora kutisumva ko wowe nta kosa wakoze nta kosa ndimo ngewe erega ngewe ntabwo namubwiye ati uze kuryamana n'uriye naramubwiye ati we tuvayibinge tunywe deni nushaka gutaha undabure nkohereze ati gutahe ngewe uhansige cyangwa n'intambere ndakubaza mu gihe cyo gutangira uvuga ngo ibintu byo gutatamura bivuga uvuga uri kuvuga yahe majambo ngo gutatamura ngo iki n'ibiki warabivuze yahe majambo wabisubiramo kugira ngo twumve ko uko kuri kuravuga kano kanya ariko wavuze kiriya yego reka ibidusubirire reka n'indirimbo igezweho ubu ngubu wavuga Eric ni utara nawe yaratandaraje baramutatamura nawe ndirimbo bayikubisemo muri bar umukobwa wawe aratangira na bino binyashi byarahaguruka ndamuta komeze kwihangana ndamutatamura ihangane sister n'ubucucu bwawe wakoresheje ntabwo uramenya Kigali mwana none se ukumva ko byanga byakunda wowe biri kuze ukorera byiza mwana gari mugafata ibintu ngo mugire ibintu byoroshye ibi nta kibazo mbifite kandi babikomeye ntacyo bimbwiye ngewe ibingi usanzwe bikorera abakobwa bose suvuga ngo wenda mbikorera abakobwa bose ariko ngo yazanye mu bucucu nagaro wa mbere nabo baryamana nagaro ariko nawe tekereza ari nkawe sibyo umukobwa muryamanye rimwe ngaratwite nabwo iminota itarenze 5 inda bayitera kangahe ubwo iyo nda yabigeze bayitera kangahe basi nani minota 10 irimo nyine bayitera kangahe iminota 30 okay chese uri wabyaraho oya ese kuki muko mabango nagongo ayikoramo ngo utinde kandi utarabyara urabumva urumvize se urabizi ngerega none subusu nanjye ndasamba ariko sinwita kuko ngenze ubwenge sinkawe hato ni nkawe twagombye kuzadusamba sibyo nese kuki ubundi wemeye gufata iyo kandi wumva ufite mwakagombye kujya mu bikace uyu nguyu mwarabihaze byacu tubiziranye mwarabihaze uramushaka byacu nibanga ngahebyo namana kugira rero wa mukobwa sibyo umuravuga ngo naguteye inda genda mu buyobozi undege kuvuga ko naguteye inda urumva ntabwo ndega kabiri regana rari warandeze okay siwe nareze uwo nareze arahari ariko nawe biraje bizakugaruka bingarukaho mwiki niwe urabyumva ko ari ibintu byoroheje erega wagiye uravuga ese nyuma yaho none sare nimba natwita ari ubwo ari igisimbu twite kuburyo kigomeza kiguhagayikisha ngo si igisimba none ngo nukibyara kizakubira igihe ubwe bwacyo ntihabyumve
ntabyumve muzi abana bihakanye mu nimba ari mihanda igisimba uburyo twite bangana zakijugunye ese rero wigeze kwihakana ko numva uri kurogeza Oya. nubwo tese yakujyanye ntago yagukundaga n'umwana muri kuva kera kuri we karakubwira ngo uzinga abana ngo bihakane ukuntu bangana none suza abana bari mu mihanda Ubu waka- noneho uyu nguyu we mani wowe umwana aracyari na mutonya Uracyana mutwite. n'ukwezi arahagira aracyari na mutoya wowe wawe aracyari no mu Asu- abandi bana barabihakanye bari no mu mihanda ubundi ibyumweru bibiri Uri umenya kumva? ko utwite ibyumweru bibiri ese nyiri ibimenyetso nyiri yo ibimenyetso ndabimenya ni- utaratangira gucira utaratangira Gucira kurarikira sagiye utabucira. utaratangira uyu uciriye utwite none se oya abagore batwite bo wararikiye barakabya. umwenda wanjye se nzaho ujye wihumuriza ra wetese je nari nzi ko icyo cyo gukora ari ukubahuza basi bagahura Nyine none ukora nabahuje. uracyasenya amajambo uri kuravuga arubaka carasenya njye se Oya. ntabwo naje Ariko- kububakana icyo naje ni ukubahuza gusa bakibonanira bakabiganiraho nta kindi ariko ibyo ari kumubwira ni ukuri agabanya ubugoryi abugabanye pe uri yaze kumva ndi mukobwa kukwibuka nkaguseka ukuntu wari wasinze ukuntu waje yo wishimye reba urumva noneho akajya arimba k'inyuma Eh. inyuma mani icyazo uratangaje kweli kwanza wa Kigali No, kari no. gaseko nk'akeza ubwo njyewe nawe ntabwo aririmba ngo munda none hagiye kuzajya haririmbira ukuntu ngo Munda. munda weri hagiye kuzajya haririmbira ukuri sister wacu urakomeza kwihangana kuko abantu bafite ahantu baciye mbere yo kuza ibi bintu ejo basi mwazabisubiramo buriya njyewe nta nzabisubiramo mutima gatanu kuri gatanu uri kubivuga nyine Wanabisinyira. amajambo uri kuravuga akumva bishimishije ku muntu yifitiye ikibazo kuri njyewe biranshimishije nimba bitamushimishije yiyahure reka ntabwo uyu nguyu yababazwa n'ikibazo cya mugenzi we ababajwe n'ibibazo bye buri wese ibyo uri kumbwira ntabwo bindeba njyewe nta ushimishijwe nubwo n'iki mufasha n'iki gushimishije ikintu kinshimishije Ntukayoye n'ikigori. urumva? ni uko kuva navuka mu bakobwa bose twahuye ni ubwa mbere muye n'injiji w'ikigori uhura kijya n'abangahe mu byongeraho cyumweru oya ibyo ni ibanga ibyo ni ibanga ryanjye mu bo mwahuye cyangwa ry'akazi mu bo wikora nk'akazi oya ntabwo mbikora ibyo tubireke Ah. sibyo reka nkubwire umenye ubwenge mwana ibyo uri kuravuga reka nta kintu na kimwe biri buhindure ku umva mukobwa mugenzi wawe ibyo akubwira mutega amatwi nyine wowe ibyo urimo uravuga rega uri kubivuga kubera ko wishimye byarangiye ni wowe ntabwo wishimye se si happiness isa si zo batanga birarangiye. Ahubwo yaguhaye nyishyura. happiness nawe urayimuhereza yego birumvikana ariko Byarangiye. ahubwo ntibirangiye nyishyura happiness iyo wayibonye ushaka n'iki kindi ushaka ngo yemere umwana Eh. nyuma ya happiness Eh. mbese ubu njye mwishyuje happiness naguhaye wabona yishyuye yego da none se Eric urashaka ese barandongoye bantera inda ndatwita inda y'ibyumweru bibiri none se Ariko ndagaze. ni ubwa mbere ibyo bintu byumvise Eh, Ni ubwa mbere ibyo bintu byumvise barimo baregana se Yateye indodo. babuteye inda wasanga ari ubwa mbere byumvise ariko ugiye kubibona ibyo wenda babikora urumva umwana yaranavutse rero uba arazerekana iki yego da inda ntinagaragara none se wazajya ngo mfite inda uzi y'ibyumweru gute ko bibiri adafite ibimenyetso ibihe bimenyetso icya mbere uzi ikintu cya mbere mutazi nuko murasekiramo kandi kizabakomerana Eh. yaba uyu nguyu hari amajambo afise ahari Eh. yivugiye ku giti cyiwe ntawe umuntu wamuvugiye yamuhama akanamwemeza akanamufungisha nawe Eric hari amajambo ufise twavuganye kuri telefone wemera ko umwana wamuranye ijoro ryose yaguhaye ibyishimo n'iki n'ibiki aya majambo arahari ya majambo yayitwaza akamugirira ako magambo nakubwiye sinakubwiye ko nateye inda warabyemera ko mwaranye iminsi itatu bararyamanye Ntabwo- twarararanye ijoro ryose uranabyemera ko mwakoreye aho gukorera aho twakoreyeho n'abandi barira n'abandi mbariraho none gukoresha agakingirizo njye byarananiye noneho niko kazi kawe nuko wajya oya gusa ujye ucunga ujye wabaza kimwe nuko nawe nasanze abikora cyane ujye wabaza amaranga gukora evo njyewe ngezeho mpita mbyumva umuntu ubikoze inshuro ageze erega umukobwa mbere yo kuryamana eh arabanza akanakubwira ngo zana kondomu rero uriya nta n'ibyo yavuze Mungu ese yahise afatira- Akundika abandi niba yari bazigira- mwamusindishe mwamuhaye amayoga ibyo Ntabwo kubyibuka usinda. none se kuki yemeye kuryama ntabwo yari yasinze abandi ko bazigenda nawe wowe kuki uzisiga nta muhungu ukigenda na kondo ibyo ari kubyibuka gute niba mwamuhaye amayoga twavuye Kubera mu iki? rugo ari muzima kugenda kontorora ubuzima bwe icyo adakontorora ubuzima bwe kugenda kontorora ubuzima bwe none se muri kumva teze yambwiye ko yari akuzanye ahangaha kugira ngo abahuze nabyo ntabwo ariko arabikora
Gihe kano kanya twege nk'abantu babakurikira ako ntacyo dufate iki tureke iki yaduhuje urya munsi gusa nta kintu agomba kuduhuza tureke iki ko ndeba ibintu byose aya umukobwa ni igicucu ajya amenya mva naherekanyemo unyumvira umukobwa ntagutikura muri kunyibwirisha ibintu bizasubira bizagaruka hano imbere ya kamera iyo ndayikuramo bizagira mutazagwana njye mfasha mbanze nkwereka byose murimo muri ubu nagukubita urushyi iyo ndayivanamo byose murimo muri ibyo byose ukagira muri ribori bavanaho kameraman bavanaho kamera nese ko mugiye kugira inamba umva reka mubwira umukobwa kameraman umva kameraman vanaho kamera